Yanteze umutego niko nabivuga, ntago natinya kubivugaho ndahangaha, naguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo hari umugabo twe duturanye, yari umugabo afite urugo. Urumva mu myaka 22 nari nkeneye ibintu byinshi, mbese nk'umukobwa ugeze muri icyo kigera abakeneye kwisiga tuvuta twiza duhumura. Wanteye inda nawe yari umuyobozi, urumva bari babiziranyeho. Watewe inda na Mudugudu cyangwa n'uwisiwe? Ni Mudugudu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kugushimira wowe ureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho uri hose. Komeze kugubwa neza, Imana ikomeze gushyigikira ibikorwa byawe. Nitwa Gakire, mba ndi kumwe na Jerry n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi dukomeza umwaka mushya muhire, intangiriro z'umwaka zibagendekere neza mwese muri ibiganiro byacu aho muri hose. Ikindi kandi mbere yuko dukomeza urugendo rwacu, nagira ngo nkurangire abantu bashobora kugufasha mu gihe gito cyane, ukaba utangiye gukirigita ku ifaranga. Aho nta handi ni mu kigo bita Fosco Training Center, cyangwa se ubitekara abantu baje guhugura abantu mu gihe gito cyane. Muri Fosco Training Center rero baragufasha kuguhugura mu gihe cy'amezi 2, babe baguhaye certificate cyangwa se certificate ubashe gutangira gukirigita ku mafaranga. Ikindi kandi iyo certificate baba baguhaye igufasha bagufasha no kugushakira akazi iyo wamaze kuguhugura muri ibi bintu ngiye kukubwira. Mu bintu bijyanye na marketing baragufasha cyane, sales, customer care ndetse n'indimi. Ibi ni ibintu rwose usanga biri mu abantu benshi bari gukora kandi ugasanga ntago bari kubikora kinyamwuga. Aha rero baragufasha kubikora kinyamwuga, kandi certificate batanga cyangwa se impamyabumenyi abari mpuzamahanga nyine. Uvuga ngo izo certificate zabo ni mpuzamahanga kuko bakorana n'ibigo bikomeye byo hanze. Urabagana rero babashe kugufasha ukirigite ku ifaranga mu mezi 2 gusa, ufata amahugurwa y'ibyo bintu nakubwiye hejuru, kandi bakagufasha kugushakira akazi. Ni ikintu cy'akarusho cyane, urugendo rwacu rugahita rukomeza ibintu bimeze neza cyane. Uyu munsi nkomereje urugendo rwanjye ni mu gice cy'ubuhamya cyangwa se cy'ubuzima. Uyu muri kureba hano ni umubyeyi, ariko afite ibintu yanyuzemo byinshi, afite ubuhamya butoroshye cyane. Buri muntu wese uri kure ugiye kubureba ari buze kugira inyigisho akuramo, cyangwa se buri buze kugira icyo bukwigisha, buri buze kugukomanga ku mutima. Ikaze ku Rugendo Online TV. Amazina ninde? Murakoze cyane, nitwa Mukakarisa Esther. Nuko nyine ni Esther. Yego. Esther wa hehe? Mvuka mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Karongi, umurenge wa Rugabano, akagari ka Mubuga, Mudugudu ni Kabyiko. Wavuye Karongi se? Yego. Uyu munsi waje hano uvuye Karongi? Yego. Kwakoze urugendo ra? Narukoze, ntabwo byoroshye, ariko nahageze. Nakoze urugendo nza kugira icyo mbwira Abanyarwanda, cyangwa se kubasangiza ku rugendo rwawe rw'ubuzima. Niho wavukiye, niho wakuriye, ni naho uba? Yego, niho navukiye, ni naho nakuriye, ni naho mba. Hari ikintu tuvuga ngo abarokore tumenyanire kuki? Tumenyanire ku dutambaro, tumenyanire ku bintu birebire, uri umurokore? Yego. Ubaye we nyuma se cyangwa wamwiriwe kuva na mbere? Navutse mu rugo n'ubundi ari abarokore basengeraga mu idini rya EPR. Nanjye nakuriye mu rugo rw'abakristo. Iyo umuntu akuriye mu rugo rw'abakristo arya bayirinda ibiki n'ibiki? Icyambere, iyo ukuriye mu rugo rw'abarokore, icyambere uba wirinze, mbese ni ugukurira muri Kristo. Zangeso muzi z'urubyiruko zitandukanye akenshi ntago azijyamo, kuko n'ababyeyi baba bamuhugura ku byerekeye ijambo ry'Imana. Kujya mu busambanyi, nta mayoga, nta biki, ibyo byose ntiwigeze ubikoraho? Cyangwa se umeze nka hari ukuntu rero uvuga ngo nyine ngo nari meze gutya,
ngo satana nkubita umwambi nyine ndagwa nk'abandi bose. Aka kanya ntago navuga ngo wenda njye ntago nabinyuzemo. Hari ukuntu kurira mu rugo rw'abakristo gutyo, ariko hakabaho igihe biba ngombwa ko sinzi ukuntu nabivuga. Ugasubira inyuma we ku bwawe bidaturutse ku mubyeyi bitewe n'imyaka uba ugezemo. Mbese wasohoka gato ukaba ugahura n'urundi rubyiruko baba batarahawe uburere bukwiye bw'abakristo, ukakugusha. Njye ntago nabigenzemo neza, birumvikana. Nta wagutera amabuye, ariko nta wagutera amabuye bibaho cyane uko byambayeho. Yego. Urwo rugendo rero rwawe akaba ariho mpita ninjirira, ndahafatishije. Mu gukurira muri uwo murongo bitari byoroshye cyane, wenda ko ushobora kugendera mu by'isi cyane. Wawuvuyemo gute? Nakuriye mu rugo rw'abakristo, mbaho ngaho, njya muri korali ndaririmba, ariko byaje kugeraho mpura n'umutego. Satani yanteze umutego, niko nabivuga. Ntago natinya kubivugaho ndahangaha. Naguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Cyaha cy'ubusambanyi uretse gato tubanze tubisobanurira abantu. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Byagenze uti? Icyo gihe nari mfite imyaka 22. Ni ukuvuga ngo hari umugabo twe duturanye, yari umugabo afite urugo. Urumva iyo myaka 22 nari nkeneye ibintu byinshi. Mbese nk'umukobwa ugeze muri icyo kigero abakeneye kwisiga tuvuta twiza duhumura, mbese ukeneye n'agatebo. Ntabwo bari bafite, ababyeyi banjye ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuba babimpa. Ubwo rero ngo ntawunanira umushuka, byagenze gutyo angusha mu cyaha cy'ubusambanyi. Buriya rero tujye dusobanura n'abandi bantu, kuko tuba turimo dushyira hanze iyo mitego nyine bagenda bakoresha, kugira ngo nihagera n'undi muntu byumva ariyo mu cyaro ari kureba iki kiganiro avuga ati ariko uzi ko ibyabaye kuri Esther, ndi kubona nanjye ari byo n'umugabo ari gushaka. Ayo mayeri yakoresheje, uko kumenyana nawe yari umuntu wari ufite urugo, ubizi neza, wenda nanafite n'abana, bikaza kugeraho ibyo bikaba. Icyambere yanshukishije yanguriye telefone icyo gihe. Telefone yarambwiye ngo ayiguze 8,000, arayimpa. Ariko muri icyo gihe cyo kuma telefone nari ntararyamana nawe. Yamaze kuyimpa tukaduhamagara, noneho urumva tugira communication byoroshye, akajya amamagara nkamuhamagara. Yari afite abana bakuru kandi ubwo mujya kungana? Yari afite abana 2. Ese ubwo urumva nta musore mwakundanaga wari uhari? Bari bahari pe, ariko nta bushobozi bwo kugura telefone bafite. Birashoboka kuko nta wigeze ayimpa. Ntabwo se icyo gihe wari uri guhabwa telefone, icyo gihe nyine wabonaga ariko kwitaho gutyo, ntabwo watekereje kure vuga ati ibi bintu biragana he? Iyo uri muri icyo kigero wenda n'ababyeyi baraguhugura bakaguha impanuro, ariko bitewe cyane rwose binyuramo bikagenda. Kuvuga ngo umubyeyi wanjye rwose yangiriye inama, ariko sinabyumva. Mbese ubwo mu kuntera inda, kubera iwacu ni ku Kibuye, twajyanye ku Gisenyi. Ku Gisenyi niho twagiye, ahantu hari amatsiko yo kujyayo. Bishoboke ko ari n'ubwa mbere nari ngendeye mu modoka. Ahantu wavukiye ku Kibuye ashaka ko ari mu cyaro cyane? Ni mu cyaro, n'ubwa mbere nari ngendeye mu modoka, tikera yinyishyuriye. Twaragiye twarayo 2. Ubwo navuye y'inda nyisanye, naje anteye inda. Nabaga muri korali. Ubwo twaraje ukuvuga ngo akimara kuntera inda, nta nubwo uretse gato hari ukuntu uvuga ati najyanye n'umuntu ku Gisenyi, turaryamana n'ibiki, ugasanga wenda wari uzanzwe
uzoweyemo muri ibyo bintu n'ubundi usanzwe ubikora, hari n'ukuntu uvuga ati nari naririnze bwari ubwa mbere? nari naririnze bishoboka, bwari ubwa mbere. Ubwo mu kuza tuvuyeyo urumva twe turayo kabiri, nageze mu rugo mama ati yewe mwana we bite umaze kabiri hehe, mbese ne mfite ikimwaro, mfite n'isoni nyinshi cyane, ariko kugira ngo mubwize ukuri ntago namubwishe ukuri. Namubeshye mubwira yuko ninagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye ahantu runaka, ahantu kure nyine. Kubera nyine ari umubyeyi arabyemera, ariko abyemera atabyemeye. Kuva ubwo ngubwo ukwezi kwarashize sinabona imihango, ariko nyine mbere y'uko uko kwezi gushira n'undi uwo mugabo twaga duhura. Noneho gushize n'ubundi mukaryamana? Yego. Ku Kibuye noneho? Aho hafi. Wahise ufatiraho uravuze ati n'ubundi kabaye? Aho hafi iwacu nyine. Noneho naje kumuhamagara kuri namwandikiye message mubwira ko mu mubiri wanjye numva hameze, mbimubwiye mbese arabyikiriza, ariko abyikiriza atabyikirije, aravuga ati rindira utegereze. Amezi 2 arashira, 3 arashira. Noneho mubwiye ko ari uko imeze, ko numva mu mubiri byahindutse wenda ntwite. Kuva ubwo na telefone yahise yinyaka, telefone yari yaranguye yahise yinyaka. Nta handi nongeye guhurira nawe kuvugana, twahurira mu nzira gutya, mbese natera intambwe nsa nkujya kumusuhuza, we ukabona ntanyitayeho, ariko akemera akampa ikiganza akikomereza. Uretse aho ngaho gatoya, nkati ibyo bintu byose byabaga mfite umuntu dukundana w'umusore? Yego. Ntago mwaryamanaga? Oya, ntago twaryamanye nawe. Baba baragoshe. Mfite sheri. Kugira ati kuki mutaryamanaga? Ukaryamana n'uwo mupapa? Na mbere ntarahura n'uwo wundi nawe, nkiri inshuti nawe n'uwo mugabo atari yaza, ni narabimuhakaniye nkabyanga mbese. Icyaha. Ibintu nk'ibyo. Utangusha mu cyaha. Yego. Kumva abapapa nibi mwadukoreye mwababyeyi mwe. Yewe we. Ibyo bintu rero mbwira tutari wenda twajya kure turebe urwo rugendo rwawe rwo gutwita n'uburyo byaje kugenda. Ibyo bintu wabyitwaraga mwute urwo rukundo rwawe n'umusore ufite undi mugabo muryamana ku ruhande kandi ufite urugo? Kubera iki wumvaga ko ari we mwaryamana uwo mupapa? Kubera ko uwo musore nubwo yabimbwiraga nabonaga bitamufasheho, ko ari wenda nko kungerageza, kuko no mu rugo bari bamuswe dufite gahunda yo kubana. Kwa ngo natwaye iyo nda ndayibana, we yabimenya ari uko nabyaye mbese. N'abandi wari utwite mugikundana? Tugikundana, tugahora tukaganira, akambwira atari ko twakoze ibi n'ibi, nkamuhakana nambwira nti hoya rindira. Yari umurokore? Yego, rindira tuzabane. Akabyemera rwose, akanyubaha, akabyemera. Ubwo rero namaze gutwara inda, mbibwiye uwo wanteye inda nyine, aravuga ati reka ntago bishoboka, ntago naguteye inda, ngiyo nteye inda ndabimenya. Rero ubwo iyo nda ntago ari njye wayiguteye, uyitwara ahandi undi muntu wawe arayiguteye. Birambabaza, ariko naje kubibwira mama inda igize amezi 4. Mama nibwo umubwira ngo iki? Ndamubwira ngo ndatwita. Yego, n'umubyeyi mu rugo uko yarakuzi. Wari ufite? Papa mfite. Abandi bavandimwe barahari. Bakuru? Abakuru banjye barubatse, abandi ni 2 bari inyuma yanjye. Ko umubyeyi akubonaga mbere, kandi n'umuntu mukuru ufite inda ntago yabiyoberwa imikorere, imirire, mbese nubwo nabimuhishaga, we yajyaga bimbaza nko mu mezi 2-3. Kambaza atari ko nayo imeze gutya, bimeze biti, ni ntago utwite, nkahakana cyane, ahubwo nkamurusha n'amarere, nkumva ndarakaye. Inda igize amezi 4 rero
nibwo yanyihereranya arambaza ati ariko wambwisha ukuri, nza atariko mama nubwo yayinteye ntago abyemera. Mama aratuza ngira inama yo kujya kwa muganga, ndagenda njya kwipimisha. Icyo gihe nta nubwo banyakiriye, barambwiye ngo genda subirayo ugende uzane uwaguteye inda. Naragarutse mu rugo ndagenda ndamubwira, nanone arongera arampakanira ati mbabarire ngiyo nteye inda ndabimenya nta nda naguteye. Ndagenda njya ku mukuru w'umudugudu yanyandikira urupapuro ko umuntu wanteye inda adahari, n'uwo mugabo wanteye inda nawe yari umuyobozi, urumva bari babiziranyeho. Watewe inda na mudugudu cyangwa n'uwisibo? Ni mudugudu. Urupapuro yararengera rwose. Urupapuro yararumpaye njya kwa muganga baranyakira, barampima bisanzwe nk'umubyeyi. Garuka mu rugo nyine uko amezi agenda ashira nkagenda kuri randevu yo kwa muganga bakankorera ibisabwa. Naje kumubwira inda igize amezi 6, ndongera ndamubwira. Noneho mva mu rugo ndagenda njye iwabo kwa mama wiwe, mbibwira umukecuru, mbibwira mama wiwe. Mama wiwe aramutumaho nawe araza ati uyu mukobwa ko kuvuga ko wamuteye inda nibyo koko? Nanone arabihakana imbere ya mama we ati nanda namuteye, ati nta naho muzi nta naho nahuriye nawe uretse kumubona agenda gutya mu nzira nyine nko mu baturanyi, ntago muzi ntaho nahuriye nawe. Mama warambwira ati nyine igendere tuzagenda ubyare tumwana nakura azamona kwase. Inda igize amezi 7 nibwo inda yashatse kuvuka ndi mu rugo. Inda igize amezi 7 ngenda kwa muganga kuri centre de santé, nta mwanya munini nahamaze. Nagiye muri maternité aribwo ninjiyemo, aribwo nkihagera bambyaza umwana avuka afite 1.1 kg. Ntago umwana yarize kubera urumva ntago igihe cye kitaragera, kandi nta n'ibiro yari afite. Ubwo mu nda hasigaye mu ndi nari ntwita abana 2 ariko ntago nari mbizi. Bahamagara ambulance ngwise kuntwara ku bitaro bikuru. Twaragiye, undi mwana nawe mubyara turi mu nzira tutaragera kwa muganga, bamushyize ku munzani bambwira ko afite 1.2 kg. Twaragiye ku bitaro bikuru, ubwo ndi kumwe na mama, twamaze y'amezi 2. Natiriye telefone mpamagara uwo mugabo wanteye inda, anyitabye ndamubwira nti nabyaye abana 2 impanga, abakobwa 2. Yagiye kumbwira arambwira ngo nubundi narabikubwiye ko ngiye atari nge waguteye inda, none ubyaye abana 2. Mu muryango w'iwacu ntago tubyara nk'ingurube, nta muntu hari ubyara umwana urenze umwe. Uzashaka undi waguteye inda mu muryango w'iwacu ntago tubyara gutyo. Ubwo na mama yari ari kubyumva, mama aravuga ati nta kundi twabigenza, reka abana ubwo bari babashyize muri kuveze, ntago nari mbafite, ntago bonkaga. Igihe cyo kuba bafata amashereka muganga yarazaga akabikora uko yagombaga kubikora akabashyira. Tubaho mu buzima bubaho ku bitaro kwa muganga, mu buzima bwari bugoye cyane. Ubwo papa w'abo bana nta kintu ntiyigeze anyitaho, nta gikoma ntaki, byose ni mama byarebaga, kandi twari abakene mu bibazo bigoye cyane. Mama yavaga mu rugo akagenda, mama yavaga kwa muganga akagenda mu rugo gushaka ibyo kurya nyine, akagaruka. Nabwo rwari urugendo rutoroshye runini cyane, ariko akagerageza kugira ngo nticwa n'inzara, ndetse akagenda no mu nsengero akajya kwifashisha kuko byari bigoye cyane kugira ngo mbone amashereka yatunga abo bana.
amezi 2 yashize ndi kwa muganga turiho mu buzima bubi, abana bataruzuza ibiro. Nibwo nabwiye muganga nsezerera ntahe, ubuzima buragoye hano kwa muganga, nta muntu ngeraho, mama niwe ugenda akagaruka, ibintu biragoye, nsezerera ntahe. Muganga yarambwiye ati rero abana ntago bujuje ibiro. Ubwo umwana umwe yarafite 1.7 kg, undi afite 1.8 kg. Ubwo muganga yarabikoze aradusezerera, arambwira ngo abana uzabiteho ubafubike, ntukajye ubaha buri muntu wese, mbese uzabiteho ujye ujya no kwa muganga kuri centre de santé barebe ko abana bari kwiyongera ibiro. Muganga yaradusezereye turataha, tugera mu rugo, dukomeza kubaho mu buzima bugoye cyane bukakaye. Abana mbese imirire iba mibi pe, bajya mu mirire mibi, ari uduhinja bakajya nabajyana kwa muganga bakambwira ati dore bari mu mutuku. Abana nyine tukomeza kubitaho na mama twenyine, babaho mu buzima bubi, ariko Imana iramfasha abana barakura. Abana bagize amezi 6, ndavuga ntariko uwajya kwa nyirakuru ubyara se. Twaragiye turagerayo, murumuna wanjye ampekeye tugerayo, umukecuru azana ikirago hanze twicaraho, arangije ndamubwira nti rero mukecuru nari nkuzaniye abuzukuru bawe ngo barebe. Umukecuru ati zana hano turebe. Arambura ikirago hanze twicaraho, atururutsa ndebe, abana ndabururutsa mbashyira hasi ku kirago ndabaryamisha. Umukecuru arareba, abakuramo udusogisi, arareba, mbese umubiri wose aritegereza abana. Arangije arambwira ngo ariko ngo abana ngo ndabona basa nk'abacu, ngo ariko mu muryango wa hano nashatse ndetse no mu muryango w'iwacu nta muntu uhari wari wabyara umwana urenze umwe. Rero nuko aba bana ari uduhinja, genda nibamara gukura tuzareba ko bazabasa n'abacu. Kandi niba umuhungu wanjye yarabyanze, nta kintu nakora kugira ngo abemere. Wowe tahana abana bawe ugenda ubarere, ntacyo nagufasha. Naratashye ngera mu rugo mbwira mama ko uwo mukecuru yambwiye. Mama arambwira ati hangane, abana tubacira inshuro uko dushoboye, bazabaho naba ariko Imana izadufasha bakure babeho. Abana twabaye aho, dukomeza kubacira inshuro, abana bakajya mu mirire mibi, mbese ntako twabaga tutagize, ariko abana banje ntabwo bigeze bakura bafite ubuzima bwiza, bari mu mirire mibi kugeza na n'ubu. Igihe cyarageze abana bagize imyaka 3, mbona bingoye pe, kandi ahari nta kintu abuze, ariko kuba mfasha wapi bitamukozwaho. Ndavuga ntariko wajya mu buyobozi nkareba ko hari icyo bamfasha. Naragiye ku murenge biranga, baramuhamagaza arahakana, tujya ku karere nabwo biranga, ku karere baratubwira ati mugende mu rukiko muke gutangana ibimenyetso. Twaragiye mu rukiko dutangana ibimenyetso. Njyewe ikimenyetso nari mfite ikimenyetso ku ifishi z'abana ndetse no ku gipapuro nipimishirijeho, niwe wari wanditseho. Nicyo kugira ngo abana nageze ngo bari buvuze ati hari ahantu wenda afite ibimenyetso nagize ngo ni ibyo ku mubiri. Oya. Abana. Oya. Ngiye nibyo ni inyandiko nagendana ku mafishi y'abana ku gipapuro nipimishirijeho. Nicyo kimenyetso nari mfite. Noneho we yagize gutyo, afite abantu yabayoboraga mu mudugudu, abari bajyana ku rukiko, mbese b'inshuti ziwe, abayobozi b'isibo, abantu nk'abo abatwara ku rukiko ngo bajye kumutangira ubuhamya ko ngiye narashatse umugabo
bavuga n'amazina. Twaragiye dutangana ibimenyetso turaburana. Nje nta mutangabuhamya nari mfite kuko mu rukiko avuga ati abatangabuhamya ba runaka nibinjire. Nje nta mutangabuhamya nari mfite kubera yuko duterana inda nta muntu wari uhari ne kuvuga ngo ndamutwaraho ngo ajye kuntangira ubuhamya. Ntawe nari kujyana. Ubwo rero yajyanye abantu b'abatangabuhamya biwe ngo bajye kuvuga yuko ngewe ni narashatse umugabo witwa runaka, bavuga n'amazina. Ubwo twaratashye nyine tuburana gutyo turataha. Igihe cyo gusoma urubanza kigeze tujyayo gusomerwa. Ngewe njyayo najyanye na mama ariko we ntiyaza. Numbaze ngo mbese ni ukubera icyo ataje, ntabyo nzi. Basomye izindi manza z'abandi zirarangira, urwacu barugezeho. Numva baravuze ngo urubanza rwa Mukakare Sesteri ngo ntago ruri busomwe, ngo ruzasomwa ubutaha. Uko nyine twaratashye, ntago nzi impamvu bavuze gutyo urubanza bakarusubika batarusomye, ntago nzi impamvu. Ubwo abana bageze imyaka ingahe? Ubu bafite imyaka 8. None se basa nande? Abana basa nabo mu miryango yo kwa papa wabo. Ntabwo wongeye kubasubiriza se wa mukecuru umwereke ko hari abo basa? Ntago nabajyanyeyo kuko ubu banahurira mu nzira bajya ku ishuri. Mbese mu miryango yabo abana banje ntago babanga, ariko ikibazo ni papa wabo. Nyirakuru yaje kubemera? Nyirakuru iyo bahuye gutyo mu muhanda afite igiceri arabahereza ati mugure bombo. Base wabo ba nyirasenge, ikibazo ni papa wabo kugira ngo bagire uburenganzira kuri se, kuri papa wabo, kuko we. Kandi wowe urabizi neza koko kari wese? Yenda bizi neza 100% rwose. Se w'umwana burya amenywa na nyina. Ni umuntu. Nubwo yaba mama we yaba atembera henshi ariko avuga ati uyu niwe wayinteye cyane, ntago wamuyoberwa. None se abana ariko hajeho uburyo bwo gusigaye buhari bwo gupima ikigo. Hari ikigo cy'igihugu kiri hano Kacyiru gisigaye gipima uburyo bworoshye cyane ADN, bakamenya umwana koko nimba ari Rwanda Forensic Laboratory irabikora Kacyiru. Ntago ragerageza ngo urebe? Reka tujye kudupime amaraso ADN. Ibyo ndabitekereza ariko ikimbabaza nuko nk'ubu ngubu bafite imyaka 8 ariko n'ubu bari mu mirire mibi. Bafite imyaka 8 ariko bapima ibiro 11. Urashaka ko abana ise abafasha? Ndashaka ko ise abafasha ku itegeko rya leta, kuko nimba abana bageze imyaka 8 atari yabemera, ubwo birasaba ko leta bigiramo uruhare. Ndasaba leta kugira ngo ibigiremo uruhare. Ubwo ariko kugira ibigiremo uruhare nuko waba ufite ibimenyetso, kuko nimba bihakana ubwo urumva nimba birasaba urukiko kugira ngo ariko ruzabimwemeza nyine ko. Mu rukiko twarabikoze byarangiye nyine niho naringeze. Twagiye gusomerwa urubanza, basoma urubanza bavuga ko ngiye Mukakare Sesteri. Ibimenyetso natanze bitagaragaza ko uwo witwa ndi Mukagarambere ari we se w'abana, ahubwo urukiko ntago rwabeshye. Dufite ubutabera bwiza, ubwo biragusaba ko ushaka ubushobozi. Igisigaye ngiye numva wenda tutanagiye mu bintu byinshi, igisigaye numva ari uko wapimisha amaraso ADN. Kuyapimisha nibyo bikenewe, ni nacyo kimenyetso cya nyuma, ariko nta bushobozi mfite. Nta bushobozi ufite? Bisaba ngahe? Ntago urabaza? Ntabwo ndabaza. Nukuvuga ngo urugendo ukoze n'urwo gusaba abadukurikiye kugira ngo bagufashe? Yego, nicyo cyanzinduye gusaba abakurikirana iyi televiziyo, basaba kugira ngo basaba ubufasha bwo kugira ngo bana bapimwe ADN, kugira ngo ise abe yamfasha kubarera kuko biragoye cyane. Ese nk'ubu mupimye ugasanga sabi,
Oya bajya bafatira inda muri dushe, hari abantu bafatira inda ahantu no muri korari. Oya nabe ndabizi 100%. Ahandi hantu wakase? Oya ntaho pe, ndabizi cyane. Nukuri. Tubyemere gutya abantu badukurikiye rero ndashyiraho nimero yawe. Bagerageze nimba hari Imana ikomanze ku mutima bagusapotinge. Ubu ndumva ntago bigihenze kubera ko barabyoroheje. Ntago bikigoranye cyane. Mbo wenda ku bushobozi bwawe bishobora kukugora ariko habonetse umugira neza ntago byagorana cyane wenda ukareba ko uva muri ibyo ngibyo. Ibintu byose wanyuze mu urwo rugamba ibyo ari byo byose ndabona umeze nkaho ukuze, ntabwo urongera gutekereza gushaka. Oya. Wapi nta bindimo pe, nta n'urukundo mfite. Oya. Hari umuntu uvuga ati ngwino ngo uhanagura amarira wapi? Cyetse Imana yabyemeye. Imana izi ko ibyemera ari ukuri guteretana. Ugabanza ukagenda ugakunda umuntu, ariko ikibazo nuko none nabwo nukunda undi nabwo bizongera azagutera indiya nayo izindi mpanga ebyiri. Imana nizabona ari uw'umumaro izampa urukundo, izampuza n'uwo muntu. Wakwemeye isomo? Isomo nare kugira kugwa cya cy'ubusambanyi na Mudugudu. Kandi yarubatse. Uvuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu washatse, ariko ntago ari abantu bose, ariko bijye bigenda abantu bose ntago bihakana inda, hari abazemera. Ahubwo ntangazwa n'ukuntu yanze abana kandi abana ari umugisha, hari n'abababuze. Wakwemye irihe somo? Isomo nakuyemo isomo ryo kuba nta kwifatira imyanzuro. Urumva njyewe nari umukozi w'Imana, nifatira umwanzuro ngendera kwiraha. Umubiri uragushuka. Umunyagwa w'umubiri rero. Ntago se wumva ko wawunesheje se? Ubu oya ntago navuga ngo narawunesheje. Haje Mudugudu ubu haje gitifu. Urumva ukunda abayobozi wa mugore we? Oya. Naza ari ku itegeko ry'Imana, ari Imana yabivuze ubwo nyine azaba ari uwo. Ariko nyine muri nge nanjye amarangamutima yanjye ku bwanjye ngewe n'ubu ngubu mba numva mbese nk'umuntu w'umuyobozi ariyo mpano y'urukundo nibitse. Mba numva nakunda umuntu w'umuyobozi niyo yaba ari uw'isibo ntacyo bitwaye, ariko ari umuyobozi ibyo bintu bimbamo pe. Ko yakujyanye ku Gisenyi ubu wahise uvuga ati niyo mpamvu disi. Uwo musore se mwakundanaga byahereye he? Uwo musore yabimenye ari uko nabyaye, kuko nageragezaga buryo nahisha inda ntigaragare. Yabimenye nabi. Ubera akana disi kari mu nda ntabimenye. Duhishwa byinshi rata. Ariko yarababaye. Yakubwira ihe jambo amaze kubimenya? Yarambwira turamemukiye. Ati waramemukiye nta kindi. Ati iyo ubimbwira mbere y'igihe singukunda urukundo aho rugereye ubu ngubu, ukambwisa ukuri imbere y'igihe. Hari n'igihe umuntu avuga ati nubwo byaye ndacyagukunda ngwino n'abana nzabarira. Na n'ubu aracyahari ntarashaka. Arakurindiriye? Ntago mbizi. Muracyavugana se? Turavugana gakeya, ni mwaramutse ni mwiriwe umeze ute ndaho, ni nk'utwo tuvugana gusa. Sengere nyamara aho ngaho Imana ishaka kuhakorera igitangaza. Byanashoboka. Ufata inkuru turirimba ati burabaye. Nuko usenga cyane. Ibitsa abantu nimero ya telefone yawe, abantu umubyeyi yavuye ku Kibuye hirya Karongi. Ni Karongi mu karere ka Karongi n'Iburengerazuba ni kure. Yaje aravuga ati rwose basi umuntu abarize ntabarwe, ariko Imana yonyine niyo itabara. Nubwo hano tuba tubibwiye abantu n'ubuvugizi tuba dukoze, wenda Imana ishaka gukoresha umuntu hano, uragiye kubabwira nimero yawe, ariko nanone ubutabazi bwose bwa mbere buva ku Mana. Uba ugomba gusenga Imana, nturebe ku bantu cyane. Imana niyo itabara. Yego. Zawe ni izihe? 078 054 39 75.
genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire